umwami witwaga Bariyeri yarayoboye igihugu cyitwaga Zedaniya. Yari umwami wubahwaga cyane, akundwa n'abaturage be ndetse n'abasirikare hamwe nabo mu nzego z'ubuyobozi. Abaminisitiri bamufataga nk'umunyabwenge ukomeye cyane ku buryo mu nama zabo ari we kenshi waberekaga uko ibintu byakorwa mu kanya gato. Icyakora yari amaze igihe arembye, nubwo bwose abantu batari babizi, rikaba ryari ibanga ryo mu mutima we hamwe n'abaganga bamuvuraga. Yari azi ko iminsi yibaze. Yari arwaye indwara ikomeye, aho yumvaga afite ikibazo mu gifu. Abaganga bakamubwira ko batabasha kumenya neza icyo arwaye, bagakeka ko wenda inzira z'amaraso zangiritse, katagitembera neza. Nubwo bari abahanga mu kuvura, nta kundi basuzumaga ngo bareba mu mubiri bamenye ikijya mbere. Bo barebaga uko umuntu ataka, aho yikora, ibimenyetso by'umubiri n'ibindi, bagahimba izina ry'indwara bashingiye kuko yitwara. Bariyeri yari amaze igihe atagitembera nka mbere. Ubundi yari umwami utembera, akajya mu misozi, akajya mu bice bya kure by'igihugu, kandi akagenda yereka abaturage nabo bakamwishimira. Iyo yabaga yasuye agace runaka, yigeraga ku musozi akahacana umuriro, maze abasaza n'ab'urubyiruko babishaka bakagenda bakiganirira bukarinda bucya. Bwaracyaga akikomereza. Icyo gihe cyo kurwara cyo yakimaze aryamye ahantu hamwe, naho yari akijya gutemberera. Indwara yari arwaye yarazi neza ko izamuhitana. Si indwara yari yaranduye ngo wenda yandujwe n'abandi. Ni indwara yafataga umuntu itangiriye mu nda no mu mitsi, igatuma kugenda bigorana, uyirwaye akananirwa, agatakaza ibiro, akaremba gahoro gahoro. Abaganga b'icyo gihe bahise indwara y'urupfu, kuko uwayirwaraga yabanzaga kumenya mbere y'uko izamwica, akaba abizi ko atazabaho. Umwami Bariyeri yabimenye kare, yumvaga ubuzima bwe buri kugenda burangira, kuko yananukaga umunsi ku wundi, uruhu rukagenda rufata ku magufwa. Byageze ubwo nta muntu wari wemerewe kongera kumusura ngo atabona uko aramaze kuremba. Ijoro ryamubanaga rirerire kuko ataritoragamo agatotsi, amanywa akaba nk'umwaka wose kuko uburibwe bwiyongeraga. Nyuma y'igihe bimeze bityo, umutima wamubwije ukuri, umubwira ko atazamara iminsi myinshi ku ntebe y'ubwami. Abaganga nabo bari baratinye gukomeza kumuha icyizere cy'ubuzima. Bariyeri yari akiri muto, nuko iyo ndwara yari imuziye. Nyina akaba umugabekazi, yari akiri muto cyane nawe, kuko ntiyari yakagejeje neza ku myaka 60. Umuhungu wa Bariyeri w'imfura yitwaga Sefani, akaba ari we wari kuzamusimbura ku ngoma. Bariyeri yamugiriraga impungenge kuko ari umusore wari ufite ubwenge n'umutima woroshye, ariko wari utaramenyera kugira ububasha no kumenya amayeri y'ubwami. Umwami yaramurebaga akabonamo ahazaza h'igihugu, akabona azaba umwami w'ejo hazaza, ariko akagira ubwoba ko azasigara ari umwami utita ku bintu, by'umwihariko ku bakene. Bariyeri yamutumye ngo amuganirize, amuha ubutumwa yifuzaga ko asohoza. Umuhungu we yaraje, umwami aramubwira ati, mwana wanjye Sefani, ndwaye indwara mbi, irakuzonga ukaba wamara n'umwaka wose umeze utyo utarahohoka. Kandi njye nubwo mfite abaganga b'abahanga, birashoboka ko ntazamara iminsi myinshi. Sinifuza ko bamuhora kuko hari amagambo narakubwira. Mwana wanjye, ubwami bwamaze kuba ubwawe, kuko nifuza ko nyuma y'ubutumwa ngiye kukoherezamo, nuburangiza ntaratanga nabwo nzeguruka nsimbura nkiriho. Sefani yagize ubwoba, aramubaza ati, ubwo butumwa ugiye konyorezamo nubuhe? Nawe ati, biroroshye kuko n'ubuzagufasha kumenya uko uzayobora ubwami bwawe. Abami dukunda kwigumira mu ngoro, tukizera ko abatware bayoboye mu bindi bice bya kure nabo bagira imitima nk'iyacu, tukibeshya ko bita ku bakene n'abababaye bose. Umwami mwiza areba iterambere ry'igihugu muri rusange, ariko akibuka n'abakene. Usanga mu buzima busanzwe uko abantu bamwe bakomeza gutera imbere, ariko abandi barushaho gukena. Ibyo ngibyo sinabyifuzaga mu gihugu cyanjye, ariko hamwe byatangiye kubamo. Wowe uzagira uruhare mu kuzamura bose. Mu bwami bwanjye bwa Zedaniya hari agace kitwa Eliyoni, gatuwemo n'abantu batandukanye cyane. Abakiri baho baba mu nzu nini zubakishijwe amabuye, abakene bo bakaba mu nzu z'ibyatsi z'ibiti. Ako gace nakagezemo nagiye guhiga mu ishyamba ryo hakurya yaho. Mu gihe twavaga guhiga, nariyoberanyije, nambara imyenda isanzwe, nihisha mu maso kugira ngo abaturage bari banze batambona bagahangayika. Nambaye igitambaro mu mutwe, mfunga no ku munwa nsigaza amaso gusa. Ubusanzwe iyo nabaga ndi bunyura ahantu, babaga babamenyesheje ko ndi buhanyure, bityo bakitegura ukabona bahangayitse. Njye rero nifuje kuhanyura bisanzwe, cyane ko nari mfite n'amatsiko yo kuhareba nitonze, nkareba uko abaturage baba bitwara mu buzima busanzwe, kuko iyo mpaje banyiteguye baritwararika. Nagendanye n'umusirikare umwe nari nizeye, abandi baritahira. Ngeze muri ako gace, natunguwe n'ibyo nahabonye. Abakiri baho basuzugura abakene cyane, bakabafata nk'abantu badafite akamaro. Nanjye ubwanjye nasuzuguwe n'abana b'abakire bambonye, njye n'uwo musirikare, bakatujyana iwabo bagamije ko tubogereza inkweto. Ntibari bitaye kubo turiho, baraturebye babona ko turi abakene kubera imyambaro twari twambaye gusa. Abakene bahatuye nta jambo bagira, baba bagomba gukora ibyo abakire bashaka ngo bahabe ku mahoro. Ibaze yuko twogeje inkweto, ababyeyi batureba ko turi abantu b'abagabo, ntibabyiteho ngo abana babo nyine ngo babonye bo kubogereza inkweto. Nyuma nohereje y'abatasi ngo basuzume ubuzima bwaho, menye neza ikibazo abakire baho bafite. Ntugire ngo ni kera, ni imbere gato yuko ndwara, kandi n'uwo hantu mperuka kujya. Amakuru nahawe nuko muri Eliyoni abakire baho biteranyirije hamwe, bagafata amasambu y'abakene bakayubakamo, abakene bakabatuza mu ruhande rwabo.
Sefani yaramubaje ati none se nyagasani, umutware w'ako gace kuki atarengera abakene baho? Umwami ati yitwa Matahani, arabibona kandi arabizi, ariko ntiyatinyuka kugira icyo akora kuko atinya abakire. Ni nk'aho ari bo bayoboye kuko bafite ubutunzi bubaha ijambo, kandi azi ko ijambo rye ritagira imbaraga kubasumbya. Icyo akora yaraniturije, ntiyigeze abibonamo ikibazo ngo aze kukibwira ibwami tumufashe. Sefani ati none se ubwo butumwa buteye bute? Umwami ati nshaka kukoherezayo ukajya kureba imibereho yabo, ukareba ibyo ntakubwiye, kuko uzatungurwa nugerayo. Nshaka ko uzabigisha isomo bakabona ko nabo ari abantu, kandi uzabikorana umujinya mwiza ku buryo uzabahana ku rwego rwo hejuru, ubwami bwose kugera mu nkengero ukabimenya. Si agace kanini, ni umudugudu umwe muto, wawuzenguruka amasaha 2 gusa ugenda n'amaguru, ariko wagira ngo si mu bwami bwanjye. Mu gitondo Sefani yazindukanye n'abagabo 3 bo kumurindira umutekano. Mu kugerayo bagombaga kugenda basizemo intera, wakagendana n'umuntu umwe, abandi bakamucungira kure. Yambaye imyenda y'abakene, akuramo n'ibirango by'ibwami byose yambaraga. Abo basirikare nabo babigenza uko, umwe muri batwaraga akapu kari karimo utuntu tw'ingenzi twe. Bakoze urugendo rurerure cyane, nyuma y'amasaha 7 n'amaguru bihuta, bagera mu nkengero za Eliyoni baratatana, kuko bari bazindutse ahagana saa 10, bahageze saa 5 z'amanywa. Bakigera muri ako gace, Sefani yatungwa n'ibyo yahabonye, kuko uruhande rumwe rwari rwubatsemo inzu z'abakire, urundi rwubatswemo iz'abakene z'ibyatsi. Yibajije ukuntu byagenze ngo abakire batura ahantu hegeranye nta mukene ubitambitsemo, yibuka ko umwami Bariyeri yari yamubwiye ko bimuye abakene bakabatuza hamwe. Bakomeje kugenda, bageze hagati mu gace keza k'abakire neza, Sefani ahura n'abana 2 b'abahungu n'umukobwa umwe bagendaga ku mafarashi bitonze. Babanyuzeho, ababonye ati yewe mwahagaze nkagira icyo mbabaza. Barikomereje bakomeza kugenda. Bageze hepfo baragaruka, barabaza bati niko basha, ni gute mutinyuka kuvugisha abantu nkatwe mwambaye iyo myenda? Sefani yabarebye mu maso arabaza ati ariko njye namwe mukuru ninde ku buryo mutsuzugura bingana uko? Ni njye ubivuze. Umwe yahise yiruruka ku ifarashi, amufata mu ijosi amukubita urushyi, aramubwira ati n'undi munsi wamutindewe. Sefani yaramwenyuye aramubaza ati unkubitiye iki wa mwana we? Uwo mwana wo mu myaka 17 yaramubajije ati ariko nturuwinaha, ni gute umukene wambaye nkaho asuzugura abantu bagendera ku mafarashi meza nk'aya? N'abana b'abakire baratwubaha, uzi ko nkwishe na nyuka ataba yemerewe kukuririra. Sefani yibutse icyamuzanye, aca bugufi yubika umutwe. Umuhungu n'umukobwa bari basigaye baramusetse, batera yibagiwe uwo ari we. Buriye ifarashi barikomereza, Sefani n'umusirikare we nabo barakomeza. We n'umusirikare we bakomeje kugenda, bagera imbere gato, banyura ku basore n'inkumi bageraga muri 6 bakina umukino umeze nk'igisoro. 2 bari gukina, abandi 4 bari kubafana, bategereje ko umwe atsindwa agahunda umwanya. Bari bambaye imyenda myiza bigaragarira bose. Sefani yabwiye umusirikare ati Joramu rero tujye kureba uko bari gukina, nshaka kureba ko babizi nk'ab'ibwami. Babageze iruhande, umusore umwe ati nta soni mufite zo guhagarara hejuru yacu? Sefani ati nshaka gukina namwe nkabatsinda, nkunda gukina igisoro. Umukobwa umwe yarebye ku ruhande n'isesama arabaza ati ngari kuvuga ngo iki? Abandi bakobwa nabo bati ntabwo tumwumvise. Umusore umwe aramubwiye ati nta muntu nkawe wemerewe gukina igisoro, tuve mu maso ugende, urakina natwe suri iki? Udukobwa twatangiye kwivugisha tuti uko bari kutunukira se koko batubabariye bakagenda. Sefani na Joramu bahavuye binukiriza imyenda yabo ngo bumve ko inuka, bumve ihumura. Byari bikabye by'urwo rungano rwo mu bakire. Baramwenyuye barikomereza. Bakomeje imbere, babona abakobwa 3 basangiraga inzoga mu icupa, bicaye ku muhanda baganira. Bari bicaye ku gatebe kari gateye ku giti kirekire cyari giteye ku muhanda, gifite amashami meza ku buryo izuba ritabageragaho. Agatebe karakabaho karekare, kakwicaraho n'abantu barenga 15. Nk'abantu bari bamaze igihe kinini bakora urugendo, nyuma na nyuma bari bageze aho kwicara bakaruhuka. Sefani na Joramu bagiye basatira abo bakobwa ngo babanze kubasuhuza, babone kubicara iruhande. Barabegera ngo babasuhuze, abo bakobwa bifata mu nda birukishwa ubusa, umwe ati mwitunukira mugiye gutuma turuka ibyo twariye. Ibyo byenda ntimukabyegereza abantu nkatwe, mbega ukuntu musa, ibyo vumbi mwiritwegereza turi kwinywera. Sefani yatungwe no kubona uko bari bigize, we na Joramu bajya kwicarira ku ruhande. Umukobwa umwe hagurukanye icyo gicupa cyari kirimo inzoga basangiraga, araza yimena kuri Sefani, agiye kuyimena kuri Joramu. Joramu ahita afata icupa aramubaza ati muri kuduhora iki? Twe n'ubwa mbere tugeze inaha, nuko umufata abantu mubonye bwa mbere, kuki ushaka kutumenaho inzoga? Uwo mukobwa ndi Sesemi ngo n'ubwa mbere mugeze hano, aho mwagereye se mwigeze mubona rubanda rugufi nkamwe bivanga n'abantu biyubashye nkatwe? Joramu ati ntabwo turi gusobanukirwa icyo ushaka kuvuga. Uwo mukobwa ati intebe yatewe aha na data, ngo abana b'inshuti zanjye bajye baza kuyicaraho tuhasangire tureba nuko abantu babanyura muri uyu muhanda. Iyi ntebe iteye ku giti cya data, uru rubaho ni urwa data, ibintu byose biri hano ni ibya data. Nicaranaho n'abantu nshaka bo mu miryango isa nk'iyacu, ntabwo inka yicarana n'imbeba, urabyumva?
birazwi nta mwana wo mu batindi utinyuka kwicaraho. None mwebwe nyuma yo kugenda ivumbi rikabagera mu matwi muje kwicara hano, muri kutubuza ubushake bwo kunywa, mugerageje kwicara koko? Stefani yasabye imbabazi aramubwira ati ntitwari tubizi, mutubabarire. Uwo mukobwa ati mujye mu rugo iwacu, ni hano haraguru y'umuhanda, mujyanire icupa babashyiremo indi nzoga muyizane hano. Yafashe yari isigayemo ahita nayo yibacurikaho. Stefani na Joramu bafashe icupa barazamuka, bageze ku marembo barakomanga, umukozi aza gukingura. Yababajije icyo bashaka, nabo bati tuzanyira icupa ngo mushyiremo inzoga dushyire umukobwa wanyu wicaye ku muhanda. Uwo mukozi yagiye kuyisuka abwira abasebuja ko hari abantu umukobwa wabo yohereje ngo baze gutwara indi nzoga. Mu gihe arakiri mu nzu, abo babyeyi bari bagiye gutembera berekeje ku marembo. Stefani na Joramu babareba mu maso. Ababyeyi bararakaye bati mwabyana mwe, ni gute mutinyuka kutureba mu maso? Stefani na Joramu bahise bubika umutwe baraza babacaho. Umugabo akubita inkonji mu mutwe abona gukomezanya n'umugore we. Bahawe inzoga bamanuka ku muhanda barayibahereza, maze uwo mukobwa ati ngaho nimutumuke mugende. Bageze imbere baramwenyura. Stefani abwira Joramu ati ndi kugenda numirwa, kuba umukene utuye inaha ni icyaha gikomeye ahari. Babanje guhagarara babanza bakunguta imyenda yabo bagerageza guhanagura ku buryo umuntu atari kumenya ko inzoga yabamenetseho. Bakomeje kugenda bagera ku iriba ryari rizitiyeho ibiti by'imiyenzi. Aho ku iriba hari hateye ubusitani hicayemo abahungu 3 n'umukobwa umwe wo mu bakire baganira. Ku iriba abandi bana bo mu bakene 7, abahungu 3 n'abakobwa 4 bavomaga amazi mu iriba. Stefani na Joramu bari bakoze urugendo rurerure, inyota yari imaze kubica. We na Joramu bigira inama yo kujya gusaba amazi. Banyuze ku ruzitiro, babasore bo mu bakire bakibabona bati muje kuvomera abandi. Nabo bati ntituje kuvoma, tuje gusaba amazi yo kunywa. Barasetse cyane bati muje gukora iki? Stefani tutuje kunywa amazi. Umwe yarahagurutse ati murabahe? Joramu ati kumenya aho duturuka ariko ntabwo ari ingenzi cyane. Yashatse gutera intambwe ngo yigire imbere, asaba badahaga bamutiza indobo yinywera amazi. Undi musore ahita ahaguruka aramusunika aramubaza ati uri kujya he? Stefani atari ko twababwiye ko tuje kunywa amazi. Uwo musore wo mu bakire abwiye mugenzi we ati Kido tubasobanurire cyangwa tubahisemo babyisobanurire. Kido ati tubasobanurire. Yafashe Joramu mu mashati aramubwira ati umva wagahunguwe, wowe wari ugiye kwijyana ngo unywe amazi twakubujije kurenga hano. Ntabwo abakene nkamwe bemerewe kunywa amazi yo kuri iri riba. Joramu yarasetse ati ubukene ubusomye he? Nawe tumukene bayigaragaza, imyenda mwambaye ni nk'iy'abari bagenzi banyu bari kutuvomera kandi muri gukomeza gukora amakosa. Ntabwo abantu nkamwe mwamwemerewe kuvugisha abantu nkatwe uko mwiboneye. Ntabwo mwasangira natwe amazi kuko muyanyweyeho mwaba muyavumye natwe tukazakena. Stefani ati none se bari bari kuvoma uko ari wo tuje kuyasaba mwaturetse bakatwisomerezaho rimwe, mwebwe mukaguma mu byo murimo? Ko muri kuganira ko ntacyo muri gukora, abandi bari kuvoma amazi mwaretse akaba ari bo bayaduha. Baramusetse cyane. Umukobwa ati nabo nibemerewe kuyasomaho none ngo mwebwe muyasomeho? Stefani yakomeje kubinginga. Kido amukubita urushyi ruremereye ati mugende muve hano. Mbere yo kugenda Stefani yamwitegereje cyane mu maso. We na Joramu bahise bigendera. Bamaze kugenda hari umukobwa abakurikiye afite indobo irimo amazi. Stefani yarahindukiye bahuza amaso. Uwo mukobwa yari imbere y'abandi bari bavanye kuvoma ari kugenda yihuta. Yabaciriye amarenga ngo bahagarare abaha amazi. Barahagaze arushaho kwihuta, abageze imbere yirurutse indobo baragotomera. Sibyo bigiraga, inyota yari bamereye nabi. Umusore umwe mu bo bari bavanye kuvoma yarahindukiye areba inyuma abona Kido yabakurikiye. Yaje yihuta abwira uwo mukobwa ati Nerissa sinzi uko birabagendekera mwese kuko Kido arakubonye. Nerissa yarebye inyuma abona koko Kido amubonye basomye ku mazi yo kwiriba ry'abakire. Yahiye ubwoba. Hanyuma Stefani aramubaza ati kuki wemeye kuduha amazi kandi ubizi ko utabyemerewe? Kuki ushyize ubuzima bwawe mu kaga kubera twe? Nawe ati nababonye mbona agahinda n'umunaniro mu maso hanyu, mufite ivumbi ku birenge, mwakoze urugendo rurerure. Niyumvishije ukuntu mwari mukeneye amazi ndenga ku itegeko ry'aba bagome. Abandi bari inyuma bavanye kudaha amazi bamunyuzeho barikomereza ntibanareba inyuma. Nerissa yihagazeho nk'udafite ubwoba kuko Kido yaraje. Nawe yongeye kwikorera indobo agiye kugenda. Kido aramuhamagara ati Nerissa wowe n'abo basore muba muhagaze aho. Yahise ahamagara na bagenzi be bari ku iriba arababwira ati nimuze mumfashe muze mutabare n'ukuri. Baje bihuta bagera kuri Nerissa, Stefani na Joramu. Kido yabwiye bagenzi bati murabizi ko nyina nimbaye ngiye mu rugo, nkigera kuri iyi miyenzi mbonye Nerissa yigize intwara ari kubaha amazi kandi twabyanze. Abandi baturakomeje ibyo bintu arabikoze. Nawe ati mumubaze. Wa mukobwa wo mu bakire aramubajije ati Nerissa urabikoze koko? Nerissa ati yego ariko rwose mubabarire. Uwo mukobwa turatinyutse ufata amazi yo kwiriba ryacu uyasomya kuri izi nzererezi. Nerissa ati yego ndabikoze mumbabarire.
Kido yabajije abo basore uko bitwa, bamaze kumwibwira arababaza ati muzi ikosa mukoze uko ringana? Nabo bati nta kosa dukoze ariko kuko kunywa amazi si icyaha kandi ntabwo ari mwe muyaduhaye. Kido yarebye Nelisa ati ntigute utinyuka ugafata indobo ujyanye iwacu ugasomyaho imbwa nk'izi? Ubwabyo nawe urabizi ko utari wemerewe gusomaho, none uratinyutse basomyeho baturutse ahantu tutazi. Iyo bajyana ku iriba ryanyu risa nabi, iry'imvura igwa amazi yayo akivanga n'ay'iriba. Yafashe amazi yabamenaho uko bari batatu, aha Nelisa indobo ati genda udahande mazi, ayo wasomejeho aba batinde data ntiyayanywa. Banamenye ko bakojeje iminwa yabo kuri iyi ndobo, mama we yahita apfa. Sefani na Joramu noneho barasetse bati kuko twasomyeho ababyeyi bawe umwe ntiyayanywa undi nawe yanapfa. Kido yamukubise urushyi mu maso atumva ngo barabaza ubusa, kuki mukomeje kutumenyera? Ubundi mwaturutse he? Joramu ati aho twaturutse ntihabareba. Kido yamufashe mu mashati ati kuki usuzugura? Sefani yasabye imbabazi ati nyaboneka nimutureke tugende ntiturongera kubamenyera. Yakomeje kumufata, Nelisa nawe arapfukama ati bari njye muhana kuko ninjye ubahaye amazi, ubone mubareke bikomereza urugendo. Kido ati Neri twakugira impuhwe, nakabaye ndi kuguhonda, nakabaye ndagukubise indobo mu mutwe kagumenekeraho. Iwanyu tubagirira impuhwe kuko nta sugira, ariko nukomeza kwitwara uko tuzabirukana nta kazi tuzongera kubaha. Ngaho nibagenda. Kido yarakomeje ajya iwabo, abo bandi bo mu bakire, abahungu batatu n'umukobwa umwe basubira ku iriba muri bwa busitani baba biganirira. Nelisa nawe yamanutse ajya kuvoma, Joramu na Sefani basigara haraguru gato barakaye cyane. Joramu yumvaga yakoresha imbaraga akabakubita akabahindura intere. Sefani ati twaba twishimiye guhe cyatumye tuze inaha. Data yabinshyize mu biganza, ndacyabitekerezaho ntiduhoboke, ariko banteye gutekereza ikintu gikomeye cyane. Icyo nzabakorera bazagifatisha amaboko arenze abiri. Joramu yikije umutima araseka ati uzi ko wabakomeje, batumennyeho inzoga, batumennyeho amazi, badufashe mu majosi, badukubise, uzi ko ari ikosi wanzanyemo? Nawe tibaze ko na data ari umwami bamwogesheje inkweto. Igihano tugomba kuzabaha kigomba kuzabigisha isomo, ariko ndumva ntacyitondeye nazashyiramo n'umujinya. Bakomeje guhagarara aho, amazi ari kumanuka mu myenda yabo ari kujojoba kuko bari babamennyeho indobo yose. Bakomeje guhagarara haraguru y'iriba, Nelisa avuye kuvoma amusaba ko yabaha indobo bakamutwaza. Yarabyanze arababwira ati noneho bambonye mwitwaye sinzi uko byagenda. Oya rwose nditwaza. Sefani na Joramu baratuje baramwihorera baramubaza bati none se twemerewe kugendana nawe tukagenda tuganira? Aravuga ati ibyo nta kibazo tugenda tuganira. Sefani aramubwira ati twe rero twaje gutemberera inaha bisanzwe kuko twibwiraga ko ari ahantu nk'ahandi watemberera ukishima bwakwira ugashaka aho urara, none turi kubona ibintu bitandukanye n'ibisanzwe biba mu yindi midugudu. Ese dushatse aho kurara twahabona? Nelisa ati byabasaba kuba mufite amafaranga ahagije mukajya kwishyura mu nyubako z'abakire zikodeshwa, cyangwa mukagira umuhuza w'umukene akabacumbikira kuko nta mukire wabacumbikira mwambaye nkatwe. Sefani ati none se kuki basuzugura abantu batazi? Nawe ati ahubwo mwebwe babagiriye neza ubanza babubashye, bari kuba babakubise bakabakomeretsa ubu mukaba muri kuvirirana. Mupfa kuba mwambaye imyenda igaragara nk'iy'abakene uko mwaba musa kose, kandi mwebwe dore mwuzuye ivumbi. Nelisa yakomeje kubaganiriza abavira umuzi ubuzima bw'aho hantu. Ako gace kari gatuyemo abakire n'abakene. Mbere bari baturanye, umukene atuye aha, umukire hariya, umwe imbere undi inyuma, ariko bageze aho bicamo ibice. Abubakishaga amatafari n'amabuye bigiriye inama yo kwimura abakene bari babatuyemo hagati, bubakishaga ibiti n'ibyatsi babashyira ku ruhande rwabo. Amasambu yabo yari aho barayabanyaze babahaho gutura gusa, bamwe babaguranira amasambu yo mu bishanga ahataraturwaga. Babatse amasambu basenya inzu babagamo, bibakiramo iz'amabuye bifuzaga, hasigara ari ahabo bonyine. Kandi byari bisanzwe ko abakene bakorera abakire bagaca y'inshuro. Buri mukene yagombaga kohereza umwana mu rugo acagamo inshuro buri wa mbere no kuwa kane, akabavomera amazi kuva mu gitondo kugira ngo saa 9 atararuhuka kugira ngo bamare iminsi bayakoresha. Yabaga agomba kuvoma akuzuza ibyo bamweretse agomba kuzuza. Ibyo byo niba bihemberwaga byabaga ari uburyo bwo gushimira abakire ko bahaga akazi imiryango yabo. Abakire bagiraga iriba ryabo bavomagaho, abakene bakagira iryabo. Kunywa ku iriba ry'umukire uri umukene cyabaga ari icyaha cyafatwaga nko kuvuma iriba ryabo. Nta n'umukire ari kwitera umwaku ngo anywe amazi yo ku iriba ry'abakene kuko kwari kuba ari ukwikurura umuvumo w'ubutinde, dore ko iriba ryabo ryari na ribi. Mbere bazagiraga amazi yo ku iriba rimwe, umuntu akanywa amazi ku iriba agezeho. Ariko bitandukanyirije, iryiza bararyihariye, iryo bajyanagaho amatungo yabo bariha abakene. Kandi n'ubundi nibo bari bakomeje kujyana amatungo yabo, abakene nabo bakanywa kuri ayo mazi. Iriba ryabo ryo barivomagaho gusa, ntabwo bashoragaho amatungo. Kuri uwo munsi ba Nelisa n'abandi bari kuvomera iyo miryango ababyeyi babo bacagamo inshuro.
Kuza kwa Kido nabo bagenzi be bakaba baganirira ku iriba byari bisanzwe. Abana b'abakire bicagamo amatsinda, bamwe bakazaza aho ngaho ku iriba kuwa mbere no kuwa kane kugira ngo bacunge abakene babavomeraga hatagira uhirahira agasoma ku mazi yo ku iriba ryabo. Mu nzira abakene bajyanye amazi mu ngo zabo ntabwo babakurikiraga, babaga bizeye ko nta wamanura indobo ngo ayasomeho kuri uwo munsi kugira ngo Akido abone Nerissa ariko basomyaho, nuko byari bihuriranye nuko yari yitahiye. Stephanie na Joramu babajije Nerissa bati none se ntabwo mwakwimuka mukajya gushaka ubuzima ahandi kuko kuba inaha nabyo birutwa no kwipfira ahari? Nawe ati twakabikoze, ariko se twasiga udusambu twacu duke tugasiga gakondo yacu twese tukagenda? Bamwe barabigerageje barimuka, ariko ntitwakwimuka twese. Ikindi wumviye amategeko y'abakire wahaba neza ukamenya ko nyine uri umukene ko nta burenganzira ufite. Joramu ati none se muzaba muri ubuzima mugeze ryari? Nawe ati kuva mu gace ukimukira mu kandi byaba ari byiza, ariko uramutse wimutse ubwo ubutaka bwawe bwafatirwa n'abakire bagukoresha, kuko ugiye kububagurisha ngo wimuke babufata ku buntu ntibaguhe n'udufaranga na duke. Bari bageze haraguru kwa Kido, Stephanie aramubaza ati urasubira kuzana amazi? Nawe ati aya nayo gusiga mu ndobo, ayo nasabwaga kuvoma nayarangije, njye nari nabyutse saa 11. Stephanie atangaye ati ubwo umaze amasaha arenga 7 uri kuvoma? Nawe ati ahubwo nuko nihutaga n'icumi yageramo. Joramu atangaye ati uri kuvomera abandi? Nawe ati yego ndi kuvomera abandi nyine, none nagira nte? Nuko bashimira ko bahamama ibiraka kuko batamuhaye akazi natwe twakwicwa n'inzara. Nitwaye neza urumva yuko akazi yakabura. Stephanie ati niba urahita ugaruka se wabyemera ukaza tukaba tuganira ukatubwira n'ibindi kuri uyu mudugudu wanyu wa Eliyoni? Nawe ati musigare hano sintinda. Yaragiye atereka indobo mu rugo kwa Kido aza ku muhanda. Stephanie yaramubajije ati umuntu ashaka gutembera yatemberera he? Nawe ati watembera washaka ukagera no ku isoko dore ko rikora umunsi wose. Ubu ni saa 6:30 tujyane mu isoko mpabereke, ni naho mama ari gucururiza iwabo wa Kido. Muraza kureba ibintu byinshi bitandukanye kandi mu kugerayo n'ubundi muramwagiye munyura ku bindi bitandukanye. Stephanie atubwo ko mama wari kubakorera baramuhemba iki? Nawe ati nukumuhemba ibyo guteka nkuko basanzwe babigenza cyangwa bakamuha udufaranga dukeya. Joramu yaramubajije ati kuki wemeye ko tujyana? Nta kindi wari kuri gukora nonaha? Nawe ati ndahita njya kureba mama amufashe gucuruza, kandi yaba atariyo nabwo nari kubaherekeza kuko nabagiriye impuhwe, murebye nabi mwakwicwa. Nabonye mutazi uko inama ukwiriye kuhitwara niba muri n'abashyitsi. Niba kuko ari ubwa mbere muhaje mukuri kwitwararika ku bakire kuko bo ntabwo babyitayeho, bamaze kurwara indwara itazakira yo gusuzugura umukene wese nubwo waba batamuzi. Rero reka tujyane ngende mbasobanurira uko muritwara niba muramara igihe. Ni 35 gusa tukaba tugezeyo. Mu nzira yagiye basobanurira uko muri ako gace bari babayeho nabo bikomeza kubatangaza. Abakene babyukaga kare bakajya gushaka imirimo ku bakire buri munsi. Abana b'abakene nubwo bagiraga isuku abenshi babaga bambaye imyenda ishaje, bamwe bakajya ku isoko bagiye gucururiza abakire. Iyo umukene yacaga abakire babaga bateraniye bamubwiraga amagambo amukomeretsa kurusha inkoni, arimo kumubwira ko anuka. Bakomeje kuganira bagenda gake gake, bagenzi babo b'abasirikare babiri babaza hafi. Mu kugenda ari batatu, Stephanie, Joramu na Nerissa banyuze ku kabari. Abakire bakaba bari bicaye hanze banywa baseka barata ubutunzi bwabo basebye abakene bakoraga mu ngo zabo. Stephanie yararanga yarabitegereza, Nerissa ahita amukurura murebesha hepfo aramubwira ati umukene yanyuze ku bakire, agerageza kugenda yihuta yunamye kuko kurebana n'umukire byonyine akabona ko muhuje amaso urabizira. Stephanie na Joramu barasetse baratembagara babikorera icyo. Barebye abo bakire, umwe muri abo bakire nawe areba hepfo bahuza amaso. Aho guhita bubika imitwe bahise bazamura ibikanu babareba mu maso cyane. Nerissa we yavugaga gake ati barabagirira nabi, kuki mutari kumva ibyo mbabwira kandi aricyo cyatumye nemera kujyana namwe? Muri kwiteza ibyago nanjye mutansize? Yabivugaga yunamye areba hasi. Stephanie we yarakabije abwira Nerissa ati dukurikire tujyana aho bari, natwe dufite ayacu yo kunywa icupa batadusuzugura, ubundi se kuki wotareba hasi? Nerissa ati rwose mumbabarire mwijyayo, ni akabari k'abakire nta mukene wemerewe kukegera. Stephanie na Joramu barasetse bahita bazamuka haruguru. Nerissa asigara asengera ku mutima kuko yatekereje ko aranabica. Bo abakire bari bakomeje kubareba mu maso nabo banze kureba hasi. Baje barebana, abakire barababara. Uwo mwanya bahamagara abasore babo ngo baze bafate izo ngegera bazikubite bazibaza icyo zije gukora ku kabari k'abakire. Abo basore baraje, Stephanie abonye yibuka icyamuzanye. Yaratekereje ati twirwanyeho twabakubita tukabica kuko nazanye n'abasirikare bakomeye kurusha abandi. Yabajije Nerissa ati dukora iki kugira ngo batababarire? Naho tudupfukame twese dusaba imbabazi twunamye muvuge ko ari ubwa mbere mugeze inaha wenda baratubabarira.
yavuze yishyiramo ko nawe ari mu makosa Stéphane bimukora ku mutima. Bemeye kwicisha bugufi barapfukama basaba imbabazi, bavuga ko aribwo bageze muri ako gace ko batari bazi uko bitwara. Ubwo bo abasirikare babiri bandi, umwe yari yahanyuze mbere undi nawe arahanyura, bigira nko batazi Stéphane na Joramu. Abo bakire barasetse, umwe ati ntitwababarira nta kintu mukoze, muze mukoropa akabari mubone gukomeza aho mwajyaga. Bagiye gukoropa barangije bakomeza mu isoko saa 7:30 zigeze. Bari kugana ku isoko, Nelisa arababajije ati kuki mutari kumva uko inaha tubayeho? Nimugera mu bakire mwuname mwikomereze, ntacyo barabatwara. Kubareba mu maso ni ryo kosa. Bamubwiye ko bari bubyubahirize bakomeza kugendana. Bageze ku marembo y'isoko saa 8, Nelisa ati mu isoko ho haba harimo abantu b'ingeri zose, ariko nabwo abakene baba biganje ku ruhande rwabo, abakire n'abaruko. Yaragiye kubasezeraho ngo ajye kureba mama we nabo bakomeze batembere. Stéphane aramubwira ati uretse gato, nshaka kuguha akantu ko kwambara. Yazamuye ukuboko, umwe muri abasirikare bandi bari bagiye ku ruhande biyoberanyije ahita azana agakapu. Nelisa aribaje ati uyu se burya nawe mwari muri kumwe? Nigeze kumubona ari inyuma yacu, n'uriya namubonye ari hakurya. None se koko muri kumwe? Stéphane ati nzabigusobanurira kuko nizeye ko hari undi munsi tuzongera guhura. Uwakoze cyane kutwitangira utatuzi. Yafashe agakapu akuramo urunigi arumwambika mu ijosi. Yaramubwiye ati ni impano guhaye. Naje ntamvugane nimbona umuntu nkamwishimira, yaba umusore cyangwa umukobwa, ndamusigira urwibutso rw'uko twahuye, wenda hari ubwo twazongera guhura ubuzima bwarabaye bwiza. Wirwanga nyemerera urujyane kandi ujye uhora urwambaye. Nelisa aramwenyuye. Stéphane akura mu gakapu akuramo udufaranga aratumuha, aramubwira ati fata utu dufaranga ariko ntudufate nk'igihembo nguhaye, kandi ntumbaze byinshi ku mpamvu ntuguhaye. Byanga bikunda ntari bubure icyo agufasha, waguramo n'akantu hano mu isoko. Urakoze kuhatugeza. Nelisa yagize ikiniga ati nizere ko nakugoye. Nawe ati oya, utwo dufaranga ndi dukeya. Ikibazo nuko inaba bafite ingeso yo kurebera abantu ku myenda bambaye bakibwira ko ubwo bakennye. Yego turakennye, ariko nta muntu ukwiriye gusuzugura atazi. Niryo kosa riba rikomeye. Twebwe ntabwo dukennye ku rwego badufasheho, turifashije mu miryango yacu ntiduca inshuro. Biragaragara ko abakire b'inaba turusha ubukire pe, yewe dushobora no kuba turi munsi y'abakene bamwe na bamwe, ariko iwacu ho tuba dutuje. Buri wese arimenya, yimenyera ibye, ukora ibijyanye n'ubushobozi bwawe. Nta muntu uguhagarara hejuru ngo nuko akurusha ubutunzi, ahubwo wowe bitewe n'icyo ushaka kumukuraho n'uwo wigira inama yo kumwubaha, ariko ntabwo yabigusaba. Ikindi umukire utagutunze ntabwo bayagutera. Ubwo ikibazo ni imyambaro twambaye niyo hariya yatumye badusomamo ko turi abakene bakwiriye gusuzugurwa. Ikibazo ni uko namwe ariko mubayeho. Nelisa arababwiye ati reka twinjirane mu isoko mvugane na mama, mubishaka mwaza nkajya kumubereka nawe akabishimira, kuko amafaranga mumpaye ayakorera mu minsi irenze 2. Stéphane n'abasore be 3 na Nelisa binjiranye mu isoko bagiye kureba mama we no gutembera ngo barebe uko ryari rimeze muri ayo masaha nyuma ya saa 6. Bageranye aho mama yacururizaga basuhuzanya bubahanye cyane. Bamubwiye aho baturutse, bamubwira ko ari mu nkengero z'umurwa mukuru wa Zedania. Bati twaje kwitemberera gusa duhura n'umukobwa wawe atubera umwana mwiza. Icyakora njye nari ndi kumwe na mugenzi wanjye Joramu, abandi nabo bagiye gutemberera hirya no hino. Twari twapanze ko turi buze guhurira hamwe. None twari tugiye gutembera mu isoko ngo duhite twitahira nibiba ngombwa tuharare. Nelisa baciye mu ijambo abwira mama ko nari bamubereye abana beza bakamuha n'amafaranga. Mama yarabashimiye abasaba ko bajya kumusura no mu rugo bakaganira birambuye bagakomeza gutembera niba ariyo cyari cyabazanye. Yarari gucuruza impu z'inka kandi zari zishize. Yaragiye gutaha. Stéphane yaratekereje amubwira ati nta kibazo, reka tuze turebe naho mutuye, wenda tuzagaruka kubasura kuko mwatugiriye neza. Ariko se nibutwiriraho biragenda bite? Nawe ati ndabacumbikira umutahe mu gitondo, nubwo muri 4 hari icyumba mwararamo rwose, ndabasasira muryame. Stéphane ati twari twitwaje udufaranga ngo wenda nibutwiriraho twirarire naha dukodeshe. Twari tumaze amezi menshi dukora tubika amafaranga ngo rimwe tuzatemberera ahantu hakure natwe tutazi, tugura imyenda yaho nibutwiriraho tuharare niba bagira ibyumba bikodeshwa umuntu akararamo. None mwatwemera tukabanza kureba biri muri iri soko? Mama wa Nelisa ati mwatembera rwose mukareba ahantu hatandukanye, ariko nubwo muri kubona ko hari isoko rimwe risa n'irigabanyijemo ibice 2. Hari uruhande rumwe rwiganjemo abakene n'urundi rwiganjemo abakire. Stéphane ati mutujyane mu rw'abakire tujye kureba uko biba byifashe. Mama Nelisa ati nahangate ni mu ruhande rw'abakire ariko ni ku nkengero, reka tujyemo neza. Nelisa atari kuko ntimuri abakene ubanza bakido babiteranyije, kuko iryo soko ntabwo mwakabaye muri gutekereza kurijyamo. Nukuri rwose nimugere muri icuzi cyatumye mujyayo. Hari ibintu bihenze cyane
ntabwo umukene yabyigondera, uhita ubona ko bemerewe kudusuzugura. Bajyanye ku isoko ry'abakire, Sefano abona utuntu twinshi cyane bacuruzaga ajya guciririkanya. Umukobwa yahasanze yabanje kumuseka, tuje kugura iki hano? Ko wayobye se? Nawe ati sinayobye, nje hano kugura akantu koroheje. Uwo mukobwa ati nta kantu koroheje k'umuntu nkawe dufite. Sefano ati nshaka udukomo tubiri. Uwo mukobwa yarasetse, atuzi ko tugura amafaranga ajya kungana n'ayo kanzu wambaye? Nawe ati naje mbizi, tume ntugure. Yaradufashe yishyura amafaranga, hanyuma baragenda. Bagiye kuva mu isoko, Nelisa arababwira ati nimuze tujyane guhaha kuko mwamaye amafaranga. Baragiye bahaha ibyo kurya, Sefano bari nabo bitwara bagenda baganira. Bageze mu rugo iwabo muri iyo nzu ya nyakatsi, bakomeza kuhaganirira nk'abaturage basanzwe, babahisha ko Sefano ari igikomangoma kandi ari we ugiye gusimbura umwami Bariyeri. Ntihabagaho amakamera ku buryo umuyobozi utariyerekanye mu baturage ngo bamumenye, cyangwa ngo abe yambaye imyenda y'ubuyobozi yarizwi mu gihugu hose, cyangwa wenda ngo habe abamushushanyije isura ngo bayikwirakwize ahantu hatandukanye. Nta mbuga nkoranyambaga zabagaho ku buryo umuntu ari kumenyekana, bakamenya izina, bakamenya n'isura. Umuyobozi ukomeye yabaga agomba kwiyerekana mu baturage, cyangwa se akagenda yambaye imyenda y'abayobozi yabaga izwi mu gihugu hose. Ariko nanone abahanga mu gushushanya nabo bashoboraga kuba barafashe isura y'umuntu mu mutwe bakayishushanya neza nk'uko ari, wenda bagakwirakwiza ibyo bamushushanyijeho mu bantu, aho ageze bakamumenya. Gusa Sefano we ntabyo yari yarakoze, ntawe ari kumutandukanya n'abandi. Icyo gihe umwami yabaga akima ingoma, yabaga agomba kuzenguruka mu gihugu cyose akiyereka abaturage nabo bakamumenya. Uretse ko imyambarire yabo yabaga yihariye ku buryo wenda ari no kugenda mu muhanda abantu bo mu gihugu hose bagombaga kumenya ko hari umwami. Umwami yabaga afite imyambaro yihariye. Sefano we nta kantu na kamwe k'ibwami yari yisigiye ku buryo bari kumumenya. Nelisa yabanaga na mama we gusa, bibaniraga mu nzu y'ibyatsi. Mukuru we yari afite umugabo muri ako gace, nabo ari abakene batuye muri nyakatsi. Iryo joro baraganiriye, barateka, barasangira, bagira n'ibyo basagura. Bukeye mu gitondo barabishyuhije, barabirya, baroga, bakomeza kuganira, saa yine zigeze barasezera. Mbere yo kugenda, Sefano yafashe agakomo kamwe umutwe yari yaguze akambika mama wa Nelisa, aramubwira ati aka ngaka nako nguhaye, ni impano nguhaye, nyemerera ugafate ujye ukambara. Yafashe kandi agaha Nelisa, aramubwira ati reka nako nkaguhe kiyongere ku runigi naguhaye, wenda bizatuma twongera guhura. Uwo munsi mama Nelisa ntiyari yagiye mu kazi, yari yabonye abashyitsi ashaka kubitaho, yanga kujya mu kazi. Nelisa yarabaherekeje uwaguma mu rugo. Mu gihe bari bari kumwe, banyuze ku bana b'abakene bakeneraga ahantu hameze nko mu kibanza cyari kirimo utubuye tw'urusekabuye. Abana b'abakire baraje barabirukankana, babakubita iminyafu, bababwira ko aho hantu bakeneraga batari bemerewe kuhagera. Sefano yararakaye, yumva yakubita abo bana bo mu bakire, ariko arikomeza. Basezeye kuri Nelisa barataha, bagenda umutima wa Sefano uremerewe. Akarengane abakene bakorerwaga ntikara k'umunsi umwe, ahubwo kari imibereho ya buri munsi. Mbere yo kugenda, Sefano yasize abwiye Nelisa ati umunsi umwe tuzongera kubonana, nifuza ko twazagirana ibihe byiza kurusha ibyo twagiranye mu gihe twari turi inaha. Bageze ibwami basanga umwami akiri muzima. Sefano yamugiye imbere ababaye, amwicara iruhande, amubwira ko ibyo yabonye birenze ukwemera. Yanamubwiye ibya Nelisa wari wabitayeho. Umwami mu ijwi rito cyane aramubaza ati none se uwo mukobwa wawe wamukunze? Sefano ati arakunditse, hari impamvu nyinshi zatuma umuntu amukunda bitewe n'uko yarashishikajwe no kutwitaho. Bariyeri ati none uri gutekereza gukora iki? Nawe ati icyo natekereje kirakomeye. Yasutse amazi mu gikombe ayasomaho, agaruka kwicara, atangira kumubwira ariko atamureba mu maso. Byatangiye umwami ari kwikiriza, ageze haraceceka. Sefano yaramwitegereje, abona yashizemo umwuka. Yamuhagurutse iruhande afite agahinda, abimenyesha abasirikare bari bari ku muryango, nabo babimenyesha abandi bose bari barimo umwamikazi, umugabekazi n'abandi. Yari amaze igihe kinini arwaye, abantu benshi b'ibwami babizi ko yarembye, nuko batari baheruka no kumubona. Bari babizi ko byanga bikunda yashoboraga gutanga isaha ku isaha. Ibyo byatumye batagira agahinda ako kanya, ariko ko iminsi yagiye ishira, agahinda kakomeje kwiyongera kuko yari umwami ukiri muto kandi abaturage baramukundaga. Iminsi yakurikiyeho yabaye iyo gushyingura, ikiriyo no kwimuka umwami mushya ari we Sefano. Nyuma yabyo umwami Sefano yahise atumaho umutware Matahani, amwohereza urwandiko rwamusabaga kubarura umubare w'abaturage bo muri Eliyoni. Ibyo byarakozwe maze habarurwa imiryango 40 y'abakire yari irimo abantu 200, n'iy'abakene 60 yari irimo abantu 300, bose hamwe bakaba bari batuye muri uwo mudugudu ari 500. Nyuma yo kubona imibare y'umwibarura, yohereje abasirikare be bari bayobowe na Joramu, bagiye Eliyoni ari benshi bishoboka. Bageze mu masaha y'ijoro, babanza kunyura ku mutware Matahani,
baramubwira bati umwami watanze yababajwe n'imyitwarire yabo muri aka gace, aho abakire basuzugura abakene nk'ahatari abantu. Nawe yatanze yarakurakariye cyane kuko utigeze umumenyesha ko iki kibazo gihari, akakimenya ari uko ahiyiziye nk'umuturage usanzwe, bakamusuzugura. Abana bakamwogesha inkweto we n'umusirikare we, ababyeyi babo babashyigikiye ngo ni abakene bitomboreye. Iyo uri umutware muzima wari kuba waramenye iby'iki kibazo, kugikemura byakunanira ukakimenyesha ibwami bakagufasha. Umwami mushya Sefani ubwo yiziye hano nk'umuturage usanzwe yambaye imyenda y'abakene, baramusuzugura cyane. None nawe atagusize, abaturage ba Iriyoni bose agiye kubaha isomo. Kandi ubigumishe ku mutima wawe, ibyo urabona byose ntubabwire impamvu yabyo. Nibiba ngombwa ko tubamenyesha icyo bazize, tuzabikora bidaturutse kuri wowe. Icyo nagusezeranya cyo nuko aho tuzakujyana hose uzakomeza kuba umutware wawe. Uwo mwanya abasirikare batangiye gusora abaturage bose batitaye ku bakene cyangwa ku bakire. Abakire babanje kwanga gukingura imiryango, abasirikare barayimena babakura mu buriri. Bose barabajyanye babahuriza ku irembo ry'umutware Matahani muri iryo joro. Batitaye ku bamwe bari bari kumwe n'abana babo bato babaraje hanze bose burinda bucya. Bose bari bahiye ubwoba batazi icyo abasirikare bashaka. Mu gitondo cya kare, Joramu yasabye ko abari hejuru y'imyaka 13 kuzamura bahagarara ku ruhande rumwe, abandi bagasigarana n'ababyeyi hatitawe ku bakire cyangwa ku bakene. Yari yambaye imyenda ya gisirikare, yambaye ingofero, amaso ari yagaragara gusa. Nirisa yumvaga ijwi arizi ariko agashidikanya. Nawe yitandukanyije n'umubyeyi we ajya guhagarara ku ruhande rw'abari bafite imyaka 13 kuzamura. Ubwo bari bamaze kubacamo ibice bibiri, batagendeye ku butunzi bwabo ahubwo bagendeye ku myaka. Abari bafite imyaka 13 kuzamura bari bahagaze hamwe, noneho ababyeyi n'abana bari munsi y'imyaka 13 bahagaze ku rundi ruhande. Abasirikari basabye abagabo bose b'abakire n'abakene kujya mu ngo zabo bagapakira ibirimo byose harimo n'amatungo, bakabizana aho muri iyo mbuga ngari cyane yo ku mutware Matahani. Mu masaha 4 bari bamaze kubikusanya byose babihagejeje, harimo n'imyenda y'abana babo. Bose ntibari bazi ikiri kuba. Abakiri bashakaga kwivuvumanga, abo basirikare bakabakubita inkoni. Hatitawe ngo ibyahageze n'ibyabande cyangwa ngo abana bafata ibyabo, babihurije hamwe barabivangavanga, bakajya bapakira igare ryakuzura bagashyiraho kuritwara ku buryo nta na kimwe basize inyuma. Abasirikare nka 1/2 mu bari baje bashoreranye abo babyeyi n'abana bo munsi y'imyaka 13 n'ibyabo byose n'amatungo yabo yose, babajyana ahantu batazi, kandi wageragezaga kwivuvumanga bamukubitaga umuhini w'icumu mu mugongo. Bamaze kugenda nka nyuma y'isaha, Joramu yagiye imbere nawe asaba ko abana bo hejuru y'imyaka 13 b'ingimbi n'abangavu, harimo na Nerisa, Bakido n'abandi, insoresore zose n'inkumi bamukurikira. Abandi basirikare bake bajya inyuma barabashorera, nabo babajyana aho batazi, kandi ntabwo bagiye mu cyerekezo kimwe n'abambere. Naho dusoreje igice cya mbere, naho mu cya kabiri uratekereza ko harazamo ibiki? Ntuzacikwe nacyo.